bavutse bahindura isi, hari abaririmba indirimbo zigashira ariko hari n'abahinduka amateka adashira. Bob Marley ni umwe muri abo bantu. Nubwo uyu mugabo amaze imyaka 45 yitabye Imana, izina rye riracyavugwa ku isi yose, indirimbo ze ziracyumvwa kandi amagambo yaracyahindura ubuzima bw'abantu, ndetse hari na benshi bavuga ko uyu Bob Marley atari umuririmbyi gusa ahubwo yari ijwi ry'abatagira ijwi. Ariko se wari uzi ko Bob Marley yigeze gukora mu ruganda rw'imodoka muri Amerika? Ese wari ubizi ko yasomaga imirongo yo mu biganza? Kandi se wari ubizi ko yari umwe mu bantu bafashije reggae kwamamara mu gihugu cy'Ubuyapani? Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kureba ibintu byinshi ushobora kuba utaruzi kuri Bob Marley, ku buzima bwe, amateka ye, n'ibanga ryatumye imyaka 45 nyuma y'urupfu rwe agikundwa nkaho yaba akiriho. Bahaye ikaze mu isi yanjye, iyi ni Sana World Official, njye nitwa Sana. Uyu Bob Marley yavukiye muri Jamaica ku itariki 6 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'1945. Yavukiye mu muryango woroheje cyane kubera ko se umubyara yari umuzungu ukomoka mu gihugu cy'Ubwongereza, naho mama wiwe yari umwirabura wo muri Jamaica. Ubuzima bwe bwo mu bwana ntabwo bwari bworoshye. Yakuranye n'ubukene, ibibazo ndetse no kutavugwaho rumwe kubera inkomoko yivanze. Yari hybrid cyangwa se ikimanyi. Ariko kuva Bob Marley akiri mutoya yari afite impano idasanzwe mu bijyanye n'imiziki. Bob Marley yakundaga kuririmba, agakunda kwandika amagambo ndetse no kurota ubuzima bunini. Nta muntu wari uzi ko umwana w'i Jamaica azahinduka umwe mu bahanzi bakomeye isi yabonye kuva na mbere hose. Mu myaka y'1960 n'1970 Bob Marley yatangiye kwamamara cyane binyuze mu itsinda rye rya The Wailers. Niho reggae yatangiye kumenyekana cyane, kuko Bob Marley ntabwo yaririmbaga iby'urukundo gusa, ahubwo yaririmbaga ubwisanzure, amahoro, uburenganzira bwa muntu, imibabaro y'abirabura n'ubumwe bw'abantu. Indirimbo nka One Love, No Woman No Cry, Redemption Song and Three Little Birds zahinduye ubuzima bwa benshi. Hari abantu bavuga ko Bob Marley yari umunyapolitiki ariko ukoresha umuziki. Gusa hari ikintu benshi batazi. Uyu Bob Marley ni umwe mu bantu bagize uruhare runini mu gutuma reggae ikundwa cyane mu gihugu cy'Ubuyapani. Mu mwaka w'1975 Bob Marley yagiye mu Buyapani. Aha niho yahuriye n'umucuranzi w'ingoma witwaga Masahito Hashida. Bombi bakoranye album ebyiri, iyitwa Pickle Power ndetse na Instant Rasta. Izi album zafashije reggae gukwira cyane mu Buyapani, ndetse kugeza uyu munsi reggae iracyafite abafana benshi cyane muri iki gihugu. Hari na festivals zikomeye cyane za reggae zibera mu Buyapani buri mwaka. Ibyo byatumye havuka injyana bise G-Reggae, bisobanura Japanese Reggae. Mu mwaka w'1978 Jamaica yari iri mu bibazo bikomeye bya politike. Hari amacakubiri n'imirwano hagati y'amashyaka, ariko Bob Marley yashakaga amahoro. Nibwo yakoze igitaramo gikomeye cyane cyiswe One Love Peace Concert. Muri icyo gitaramo yakoze ibintu byatunguye isi. Yafashe abanyapolitike babiri bari abanzi, arabahuza, abahuza amaboko imbere y'imbaga y'abantu. Iyo moment yabaye amateka akomeye cyane kubera uruhare rwe mu guteza imbere amahoro. ONU yamuhaye umudari w'amahoro. Iki ni kimwe mu bintu abantu benshi batazi. Mbere yo kuba icyamamare, Bob Marley yasomaga imirongo yo mu biganza. Uyakiri umwana yakundaga kubwira abantu ibyo bazaba muri future cyangwa se icyo umuntu azaba hazaza. Inshuti ze zavugaga ko byinshi yavugaga byabaga ukuri, ariko hari bamwe bavugaga ko Bob Marley
yari umuntu w'amayobera cyane, ariko nyuma idini rye rya Rastafari ryamubujije gukomeza ibyo bikorwa. Nubwo yabiretse, hari ibintu yavuze ku buzima bwe byaje kuba ukuri. Mu mwaka w'1966 Bob Marley yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe yari ataraba icyamamare. Yari agiye aho nyina yari atuye muri Delaware. Aha niho yakoreye mu ruganda rwa Chrysler. Yakoraga n'imodoka nijoro. Yakoraga amasaha menshi cyane ananiwe, ariko umutima we ukaba ari mu muziki. Bivugwa ko aka kazi kamuhaye inspiration y'indirimbo yitwa Night Shift, kuko yakoze mu ruganda rw'imodoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akazi kakamuvuna ariko kikavunye intego ziwe. Ariko kandi Bob Marley ntabwo yari umuririmbyi usanzwe. Amagambo ye yari afite uburemere budasanzwe. Hari abantu benshi bavuga ko yabafashije kuva muri depression, yabahaye icyizere kandi yabahaye amahoro yo mu mutima. Indirimbo ye One Love yahinduye nk'ubutumwa bw'amahoro ku isi. Ndetse no muri Afurika, Bob Marley yakunzwe cyane kubera ubutumwa bwe, gukunda Afurika no kurwanya akarengane. Ariko nk'uko twese tubizi ko nta byera ngo de, umugani w'Abanyarwanda, mu mwaka w'1977 Bob Marley yasanganywe indwara ya cancer cyangwa se kanseri. Byatangiye ku kirenge. Abaganga bamugiriye inama yo guca ikirenge kugira ngo kanseri idakwirakwira umubiri wose, ariko kubera imyemerere ye ya Rastafari yaje kubyanga. Kanseri yakomeje gukwira mu mubiri. Nubwo yari arwaye cyane, yakomeje gukora ibitaramo ndetse no kuririmba. Ibyo byatumye abantu benshi bamwubaha cyane. Ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'1981 nibwo inkuru ibabaje ku isi muri muzika y'isi yakwirakwiye. Bob Marley yapfiriye i Miami muri Amerika. Yapfiye yari afite imyaka 36 gusa y'amavuko. Urupfu rwe rwababaje isi yose, ariko nubwo yapfuye, umuziki we ntiyapfuye. Kugeza uyu munsi, imyaka 45 n'umunsi umwe irashize Bob Marley yitabye Imana. Ariko indirimbo ze ziracyavugwa, ziracyumvwa, ariko amagambo ye aracyavugwa nayo, amashusho ye aracyakundwa cyane. N'umwe mu bahanzi bake bapfuye ariko bakomeza kubaho mu mitima y'abantu. Uyu munsi Bob Marley ntabwo afata nk'umuhanzi gusa, ahubwo afatwa nk'ikimenyetso cy'amahoro, urukundo, ukwishyira ukizana n'ubumwe bw'abantu. Ese wowe ni iyihe ndirimbo ya Bob Marley ukunda cyane? Andika igitekerezo cyawe muri comment. Niba ukunda documentaire nk'izi zigaruka ku byamamare byaranze isi, kanda like ndetse na subscribe by'ingenzi cyane kuri Sana World Official kugira ngo utazasiba indi nkuru ikomeye turimo kubategurira. Njye nitwa Sana, mukomeze mugire ibihe byiza, naho Legend we tumubwire tuti rest in paradise. Ciao ciao, hasta la vista.